twararebye turavuga ese niki twaha societe babyumva muri gospel na societe nyarwanda buriya tujye dukora ikintu byibuza duha n'abandi bantu ubundi muri umuntu wese ya nawe yakisangamo gukorera Imana ni byiza ariko nabwo tumba kubera umumaro abandi sukubanuza gusa sukubakorera Imana gusa rega ntabwo ari kubakorera Imana gusa ntabwo ubutumwa bwiza bwagenewe abasenga gusa bwagenewe abadasenga kugira ngo nabo babasenga ahubwo bwagenewe abadasenga babyumva ni ubagwa stage mu kabari wajya kuririmbayo nubwo ukora ukabona byanze nubwo ukora ukabona byanze imbere yawe ni heza imbere yawe ni heza amahoro y'Imana kuri bwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro bya Iyobokamana TV bigaragaza ko mudukunda kandi mudushyigikiye iyo tubona nyine mugenda mukora like ndetse na comment ku biganiro dukora bigaragara ko ubutumwa bwiza tuvuga cyangwa twamamaza bugera ku bagenerwa ubutumwa rero tugenda tugira gahunda nyinshi zitandukanye ku Iyobokamana TV twakira abavuga butumwa abigisha bijambo ry'Imana abahanuzi abahanzi ndetse n'ibindi byiciro by'abakozi b'Imana ko bahamagawe rero nubundi nkuko mubona kuri kamera z'Iyobokamana TV turi kumwe n'isura nshyashya nkeka ko ari ubwa mbere ubonye isura rero ariko mbere yuko tubabwira icyo tuzaniye cyangwa se tubatera amatsiko cyangwa se tuyabamara mu kanya gatoya reka tubanze twumve uyu muntu twicaranye n'indi urakoze mazina yanjye banyita Mugisha Clement nkaba navuga yuko ndi umuhanzi mushasha wa gospel Clement amakuru kuki wiyita mushya yita mushya kuko nubwo bwa mbere naba ngiye kuri kamera ngaragaza impano zanjye ese Iyobokamana TV usanzwe wize ni cyane nzi neza ko yagafashe mu Rwanda ahubwo se wakanze subscribe ahubwo nshishikariza cyangwa udukubita hasi wamaze gukanda ahubwo nshishikariza abantu badukurikiye mutarakanda like mutarakora subscribe niyo nzegere iri ku ruhande sinzi icyo mutegereje kabisa yes so tuguhaye ikaze murakoze cyane kandi turakwishimiye yego kandi turagushyigikiye murakoze cyane ikimenyetso cyerekana ko tugushyigikiye nuko tugushyigikiye murakoze none Clement ni muntu ki Clement ni umuntu ukunda gusenga cyane yego ku bantu banzi nkunda gusenga cyane wakuriye mu itorero rya Depense itorero rya Depense Remera munsi ya arena itorero ryiza cyane kabisa nashishikariza buri muntu wese nimba ataragera ahubwo yahagera hari navuga ko hari Imana yego kuko niho hantu narerewe ni naho hantu nakuriye niho hantu nakuye tala yo kuba nabasha byibuze kuba nategura nkicara nandika indirimbo nanjye nkagira icyo nanjye nkaba navuga nka Imana ikankoresha kugira ngo nanjye mbere umugisha abandi Clement wakiriye agakiza ryari mva ngiye nakuriye mu nzu y'Imana nkuko nabikubwiye yego ababyeyi banjye mvuka nasanze mama asenga asenga ankubitira cyane cyane ahubwo kujya mu nzu y'Imana yego ibaze ko iyo najyaga no munoza iyo najyaga namubeshe ngo ntabwo nagiye muri korari y'abana narabikubitirwaga byabaga ikibazo icyo gihe wagize amahirwe akomeye abantu benshi batajya nibyo njya mbwira abantu abana bikigiye kugira ngo uzajye kumubwira ngo ajye mu nzu y'Imana ikibazo gikomeye cyane ariko ngiye ndashimira Imana kuba
naragiriwe ayo mahirwe. Ni amahirwe akomeye cyane kuba naramenye Yesu. Sinzi ukuntu nabivuga. Yego. Yesu ni mwiza kabisa. Kuko ari ibintu byinshi kabisa nagiye mubonamo. Ni mwiza kabisa nuko navuga. Kuri wowe kwitwa umukristo bivuze iki? Kwitwa umukristo kuri njyewe ngendeye no ku mpano yanjye. Umukristo ni ukugira ngo ngaragarize Yesu cyangwa ngire icyo nagaragariza abantu. Babyumva nanga ihumure mu ndirimbo kuko nkunda n'indirimbo zihumure cyane. Ku umukristo rero ni icyo ngicyo ugomba kujya mu nzira nziza ufasha abantu, ugira abantu akamaro. Yego. Ndabikunda cyane. Abantu benshi bazi ko nkunda gukora ibyo bintu cyane. Rero kuba umukristo rero numva ari ibikorwa byiza. Ibikorwa byiza bihe. Nkunda sinshatse kwiyamamaza ariko hari ukuntu njya mba ndyamye numva nshatse mvanjemo nk'akantu kakavuga ati ese wabyutse ukajya kureba umuntu uri hanze muri babakarani. Hari abantu gutya nsohoka ngiye nkunda guhura n'abantu numva ngenda mukunze cyane kuba mbonye ameze gutya. Numva muri ngiye hajemo ikintu kivuga se shakisha ukuntu wajya guha byibizi biryo uriya muntu cyangwa abantu. Noneho yibaze ko no mu bwana bwanjye muri famiye barabizi nagendaga nkazana abana nkabicaza aho ngaho nkabwira ati n'imyenda yanjye ntuyibaho. Yego. So kuba umukristo ni imirimo myiza, ni ubuzima kandi gukora imirimo myiza. Yego. Usura abarwayi kwa muganga. Yewe ushobora no kuba watekereza ukavuga ati ariko rero rimo mu kwezi sibyo ari nko ku cyumweru wenda nubwo abantu baboneka batagiye mu kazi, ugashaka kuba wavuga ati reka nekera abantu, nekera umuntu nanazi. Kwa muganga ntabwo wabura umuntu wahereza ibiryo, ntibishoboka. Hari abantu benshi baba bakeneye iyo help yawe. Kuba umukristo rero ni gukora imirimo myiza, unatanga uvuga gospel ari bwo butumwa bwiza. Ugakora ubutumwa kuruta kubuvuga. Kubuvuga bikore ureke kubivuga. Ubone umukristo muzima. Ukora ndebe burya ngo uruta uvuga numve. Kandi na Yesu yavuze ko itorero ari idini y'ukuri ari yita ku mfubyi n'abapfakazi, ifasha abababaye. Ufite igisobanuro cyiza cy'ubukristo Kerema. Reka mbo turimo turareba ku muziki wawe mushya sibyo, kumanze mushya uje muri gospel. Hari ibintu byinshi wahumvise, hari n'ibyo ugiye kuzahasanga bitandukanye, ariko none ahita mbaza ngo ukunda kumva izihe ndirimbo iyo utuje? Wumva indirimbo zimeze gute? Indirimbo? Yes. Muri indirimbo z'abanyamerika hari ukuntu baririmba nk'iza Hillsong. Yego. Indirimbo zabo uzishizemo uri hariya nko kuri radio gashyira mu cyumba uryamye. Yego. Byukuri ariko noneho ahantu bagera unaryamye ahubwo bikana ngewe cyane iyo nshizemo indirimbo z'Imana nge ntabwo tujye n'abanyiryamye. Yego. Ntabwo bikunda ko ndyama, numva hari umuriro. Yego. Urukungurumana sibyo muri ngewe umbwira ati haguruka. Yego. Ngenda usenge. Yego. Napfukama ku buriri bwanjye. Donc indirimbo irakwinspira? Iranyinspira nkumva mfite umuriro. Byo gusabana mba numva mfite umuriro mwinshi cyane muri ngewe. Yego. Mbwira ngo ngenda usenge. Nkumva sinzi kimwe no kwiyongeye gusenga. Mbanza nkashakisha indirimbo zibanza zikanshira mu mwanya mwiza. Kuko aho tuba twiriwe aba hatandukanye cyane. So mba ngira ngo mbanze nkureho icyo gikuta cyanandukanyije n'Imana. Aho hantu hari uburyo ushobora gutekerezamo, hari uburyo ushobora kuvugamo. Yes. So indirimbo rero ndazikunda cyane za Hillsong, bitavuze ko
n'iz'abanyarwanda nazikunda kabisa nabo baririmba neza. Clement, uyu munsi tukwakira rero nk'umuhanzi mushya muri gospel ushaka kubwira isi inzozi ufite mu murimo w'Imana, ariko wenda reka tubanze turebe igitekerezo cyo kumva kuzaririmbira Imana cyaje gute, kuki utahisemo kuririmba indirimbo zindi abantu bakunda kwita izisi? Deja ni ikintu nakubitiwe. Yego. Naragikubitiwe my friend. Sinshaka kukubwira ngo nariye ngo dusobanure. Ngo nariye ngira mama anoza gukorera Imana. Ibaze kari nge mu bana tuvukana. Nge wabikubitiwe. Nakurikiraga mukuru wanjye nawe ni mushiki wanjye mukuru, naramukurikiraga nawe yaririmbaga muri korari y'abana kera iremera rwose, baranza benshi baranzi ko ari cyo kintu nakoraga. Nakundaga kubikora cyane, ariko rero ngiye mu buryo navutse bwa butangaje. Navutse mu buryo butangaje, tubwire nta kibazo. Navutse mu buryo butangaje kabisa, nanjye ubwo uko nagiye nicara ndeba ibintu nakoraga nkabona koko biratangaje. Imana ntago ari yindi umuntu yirukanye. Okay, dushaka kwirukanka ukayigwaho, ariko neka kari ikintu umuntu avukana. True. Abyumva. So kuririmba ni mama wabinshizemo. Nakunda nyiri umwana, nakunda no gukurikira mushiki wanjye mukuru, kuko urumva niwe mukuru. Yego. Nakomezaga rero mukurikira ngo ndeba ahantu agiye hariho, apana nansige mu rugo. Twagera hagiye nkumva ndabikunze. Ya ngoma bakubitaga nkumva nshatse nanjye kuyikubita. Nuko nguko rero nabikunze, none nanjye gukunda kujya mu nzu y'Imana. Yego. Wenda ushobora ukambaza ati byaje gute? Yes, just niho turi. Igitekerezo cyo kumva ko uzaba umuririmbyi. N'Imana yanjye hano yavuye. Deja ni nkaho ni Imana yanjye hano yavuye. Imana yanjye ko nayitangiye meze nk'umuntu muri quartier bashobora kuba bazi ko ndi umuderangere. Yego. Uko abantu benshi bazi ko nakunda gukubita ingoma cyane muri korari y'abana. N'ubu ngubu nkunda ingoma mu buzima bwanjye. Abantu benshi bazi yuko kabisa nkunda ingoma. Nkunda ingoma kugeza naho muri korari Amahoro mama yaririmbagamo. Muri korari Amahoro naho ngakurikira mama. Urumva nimba gutoje, nimba gukubitiye iki? Korari Amahoro ka depere remeranye. Yo kuri ADP ari nayo barizwamo. Abari nayo mbarizwamo. Yego. Ibaze ko icyo gihe Imana nakubitiwe icyo gihe cyubwo nakubitugwaga icyo kintu nakuze nkunda mama cyane nabwo. Ubwo rero aho yagiye nawe nkamukurikira muri korari, nkunda korari Amahoro mu buryo naho nayiri mu kintu, nayiri mu bantu ba mbere bashobora kuba baratumye nkunda cyane gukorera Imana. Urumva uko nakurikiraga mama yabaga agiye muri repetition nkamukurikira, baba bagiye gusohoka nkamukurikira, kugeza aho korari Amahoro naririmbaga mu bana, ndirimba no muri korari Amahoro ariko bataranshutse. Abyumva. Ubwo rero nageragamo bakambwira ati nabanze amakuru ko bazasohoka, bakavuga ati wenda tuzasohoka kuri Yerika, kuri ya korari bita Niba Jovaje. Bakambwira ati muterekeze, bakanshira noneho imbere yabo, kora Amahoro ikanshira imbere, bakabona ko mfite cyane ishaka ryo kuba nakorera Imana. Ubwo rero bakanshira imbere, ukabona abantu barishimye cyane bari aho. Nakunda gukora ikintu nanone numva nareba noneho iyo umuntu iyo nabonaga umuntu yishimye kumbona muri icyo kintu, naho numvaga nishimye cyane. Numvaga nishimye noneho mbikora noneho ku ngufu. Ariko noneho ukuntu byaje ibintu by'ingoma, nararebye ingoma ndavuga ati nakose izi ngoma ngiye byananira zino sembara. Ibaze ko nafataga ibidobo abyumva nkabishira mu cyumba n'amasafuriya y'iwacu byose n'amanuza, nkashaka n'imirusho shaka
ibaze ko ngena akora agasembare y'imirisho hasi cya kindi bakubitaho gafata nkarema ingoma ngiye ubwo muri ubwo buryo abaturanyi bakagira ngo ndi umusazi bakaba bazi ko umuntu utangiye gukubita abantu amasafuriya n'ingoma bakaba bazi ko ari mugisha. Yes. Aha mugi kugira ikiganiro cyacu gikomeze kuko duhostinze umuririmbyi tujya ngo rero banze turirimbire ku ndirimbo yawe ikunda kukuzamo kenshi cyane. Ku ndirimbo yanjye nk'ire n'amateka y'ukuntu wayihimbye ariko mbere yo kuyivugura banze uyiririmbeho. Ku ndirimbo yanjye nkunda indirimbo itarajya hanze nakoze nkumvira iranangaje vuba izajya hanze nyuma y'iyi ngiyi nakoze vuba izajya hanze. Ni indirimbo nise ndaje. Indirimbo nise ndaje ni indirimbo naririmbye ariko nganiriye n'umuntu. Uwo muntu tuganiriye yambwiye ikintu cyankoze ku mutima ngo reba imyaka maze nsenga Imana sinasambanye ubyumva sinibye sinigeze ndeka gukorera Imana ariko ni kubera iki uriya muntu abasha kugera kuri byinshi njyewe ibyo nasabye Imana na n'ubu ngubu bitarabima kandi ari njye usenga kurusha wa muntu ni umunyanzoga ni umusambanyi niki numvisha mbwiye ikintu nanjye numva kimuze ku mutima bitewe nuko muzi n'ukuteye nuko mubona pe ni umuntu usenga ntabwo nshatse kuvuga izina rye ni umuntu usenga pe yego ndamureba numva nkoze ku mutima nuko kwita icyo gihe imvura ndabyibuka yesigwa iguye numva hajemo inspiration muri ngewe yo kuba nakora indirimbo nje kumva numva ko kiraje ntago ari ikintu nakoze ako kanya nagiye kumva numva iraje indirimbo iravuga gutya nirimbeho gato avuga ngo humura mwana wanjye ndi hano numvise gutaka kwawe uyu munsi ntuzongera kurira ndirahiye ndaje nje kukugirira neza ndaje humura ndaje komeza naryohewe igitero cya mbere kiravuga niki kiguteye kwiheba mwana wanjye ko mbona ubuzi ibyiringiro ibyo byose ubona n'ibitero by'umwanzi ntibikakumaremo ibihe byiza byo gusenga humura ndakwibutse humura nje kugutabara humura mwana wanjye ndi hano numvise gutaka kwawe uyu munsi ntuzongera kurira ndirahiye ndaje nje kukugirira neza ndaje humura ndaje. Iyo ndirimbo ifite ibice bingahe? Ifite ibice bibiri. Noneho twakwibaza ngo urateganya iki mu muziki gutangira gushyira indirimbo z'abahanzi byazi? Deja indirimbo zo narazikoze sibyo gusa iyo nabashije kwifashisha kino kibazo cya corona COVID-19 mu ruhare rwo kuba niyo iri hanze yitwa gute iri hehe? Indirimbo bayita turwanye corona by Mugisha Clement. Iri kuri YouTube yanjye wakandikaho turwanye corona Mugisha Clement. Yego ubu ngubu yaboneka kuri YouTube umuntu agiye kuyishaka iyo ndirimbo umva umuntu yaboneka kabisa nsaba no kujyaho bakanshyigikira kuko biragoye
gutangira biragoye. Yego. Umuntu ashobora kwibaza ati se kuvuga kuririmba gospel. Yego. Wabyumva? Yego. Kuvuga kuririmba gospel ukaba waratangije turwanye corona. Ni nyifitiye amateka. Turwanye corona ntabwo nari nabipanze kubiririmba. Yego. Nahuye n'umuntu arambwira volontaire arambwira se bamwiteriki wo muri Rukiri ya kabiri aho bita mu Ruturusu i Remera. Arambwira ati niki wowe nk'urubyiruko ko natwe turi gutanga imbaraga, wowe nk'urubyiruko niki wakora? Umusanzu wawe ni iki? Muri iki cyorezo muri iki cyorezo ni iki? Nibaza impamvu amagaritse akambaza icyo kintu. Mu by'ukuri ntabwo nari mfitanye gahunda nawe. Yari amagaritse gusa arambwira ati ndabona ufite ubushobozi bwo kuba nawe wagira icyo ukora. Ngira se warunze ati hoya tijya nkubona gusa atari ko ngewe narakwikundiye kandi numva ko hari icyo nawe wakora. Numva aransinze cyane. Ndamubwira ati okay, ngewe nkuko ungira icyizere ukumva ko nabishobora, ni numva cyakoze mbishoboye cyane mwebwe mukampamagara mu gihe mwumva munyeneye nko muri youth volunteers, mu inama mukeneye, ni numva koko nzifite nzazitanga, ni numva nanjye hari icyo mfite natanga, yego nzagitanga. Niko kwita ninjira mu cyumba cyanjye nkora noza inspiration, koko nanjye ndicara numva ndatsinzwe. Ni iki natanga muri iki gihe natwe urubyiruko ku Rwanda? Niki twatanga? Yego. Niko kwita ndavuga ati mu by'ukuri nkanjye nk'urubyiruko koko nanjye hari ikintu nkwiriye gutanga. Niko kwita indirimbo ya corona numva injemo cyane. Ndabyuka njya kuyikora kuri studio, ariyo mpamvu mwabonye nayishize hanze ya kabisa. Saba abantu bose ko bajya kwikurikira bakagerageza na subscribe kabisa kuri channel yanjye irakenewe, kugira ngo nabo bajye baba ejo bundi indirimbo nzashira hanze bita ndaje, humura ndaje, bazayibone mu buryo bwihuse. Okay, nibyo turimo turagenda kandi twerekeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ariko mbere yuko dusoza turirimbira indirimbo noneho yawe n'ubundi ya gospel muri za ndirimbo maze kwandika. Ese umaze kwandika indirimbo zingahe? Indirimbo ngiye navuga maze kwandika, urumva iyo ni kenshi nakoraga indirimbo ngewe, nakoraga indirimbo mvuga ati reka nzandikire korali mbarezwamo, reka nzandikire korali mbarezwamo just like that, cyangwa nkavuga ati ndikumva ino ndirimbo nkayiha korali runaka, ati ndikumva ino ndirimbo yababera mwe mufashe ino ndirimbo mugende mwe muyikoresha. Yego. Numva nyine ni ibyo ngibyo ngewe kuri ngewe birahagije. Utaraturimba iyo ndirimbo, hari ikibazo kijya kiba ukabona umuntu atangiye umuziki w'Imana, yamara kuba umustar cyangwa se izina rye rizamutse ukabona abivuyemo agiye kuririmba indirimbo z'isi. Ibyo bintu ntabwo bizigera bikugonga, ufitiye misiyo mu butumwa uvuga? Ngewe gospel bisobanura ubutumwa bwiza. Yes. Ubutumwa bwiza ni nkuko naririmbye ko turwanye corona. Ni ubutumwa bwiza. Ubwo ni ubutumwa bwiza kuko ni icyorezo cyagwiriye abantu bose, ari umurokore ari umupagani, byose twese byatugezeho corona, urabibona. True. Urabyumva? So ni nkuko n'indirimbo naririmba yindi numva societe nyarwanda ikeneye, cyo kuririmba wenda ngo twubaka ubumwe, cyo kuririmba ati wenda Rwanda rwiza ni igihugu cyanjye, kuko Imana iradutegeka gukunda igihugu. Urabyumva? Imana iradutegeka kuko ari cyo kintu yaduhaye, hari ibintu tutagomba kwicuza. Hari ibintu iko no ukuri. Gukunda igihugu ni inshingano, ni itegeko. Gose hari umupasteri wabingishije. Sibyo kwiga. Nibyo Imana, aho Imana yaguhaye nugomba kuhicuza. Yagakwiye kuba naturel. Mu muntu. Gukunda igihugu ntawe ukwiye kubisaba undi ngo gukunda igihugu cyawe. Yagakwiye kuvuka biguteyemo. Bomba gukunda igihugu cyawe kuko niho umutima wawe niho ubarizwa. Cyane rwose. Niho ubarizwa rwose. So niyo mpamvu societe nyarwanda
mwumva ko inspiration iranje nzawukora rwose biretse ko zinahari nyinshi turirimbire rero iragoye indirimbo yindi navuga iyo nayo narayikoze bayita ngo nubwo ukora ukabona byanze nubwo ukora ukabona byanze oh, oh, imbere yawe ni heza oh, oh, imbere yawe ni heza. komeza turi kumwe komeza humura nshuti wowe umeze utyo humura nshuti wowe umeze utyo komezanya imbaraga mu murimo nshuti imbere yawe ni heza komezanya imbaraga mu nshuti imbere yawe ni heza suko umwami yanze kugusubiza suko umwami yagutereranye oh, 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 imbere yawe ni heza. amen nubwo ukora ukabona bimeze byanze indirimbo tuyisorezeho wayanditse inspiration yawe wayikuye mu by'ukuri yewe nkuko nakubwiye ni umuntu ukunda kuganira n'abantu benshi rero ubu nanjye turava mu kiganiro utahana indirimbo so mana yaje nakubwira yuko sinzi nanjye kidukanaganira kandi yewe nkunda mfite umutima wumva umuntu urazuka iyo tuganire nkabona koko sinigwa nanakubwira ngo uzumbwire ngiye mba mbibona ko ukeneye umuntu koko iyo mbonye kubabaye iyo ngiyo nayo n'uwo bita donation uba hanze niwe twayikoranye indirimbo bita ni heza ariko umva twararebye turavuga ese niki twaha societe babyumva muri gospel na societe nyarwanda buriya tujye dukora ikintu byibuza duha n'abandi bantu buri muntu wese ya nawe yakisangamo gukorera Imana ni byiza ariko nabwo tumba kubera umumaro abandi si kubanuza gusa si kubakorera Imana gusa rega ntabwo ari kubakorera Imana gusa ntabwo ubutumwa bwiza bwagenewe abasenga gusa bwagenewe abadasenga kugira ngo nabo babasenga ahubwo bwagenewe abadasenga yes ni ubu waguha stage mu kabari wajya kuririmbayo oya aho ngaho urumva ko nabikora mu kabari nuko ko Imana abona nabikora ntabwo sinzi oya ntabwo nabikora mu kabari ho byaba ari ibintu kubera utajyana indirimbo za gospel ukaririmba mu kabari ngiye nkajya mu kabari rwose akabari ushatse kuvuga nakaye akabari se gafite protocole muri bar byaterwa naho hana hari none Imana igwaye message ushira abantu mu kabari bikagomba kwinyuza mu ndirimbo ugakora yo concert ntiwayikora nabanza ngasenga nkabaza Imana pe nimba ari yivuze kubera ko numva buri hari kuntu umukristo nawe agomba kugaragara nese ku cyabanzi ba gospel bashaka kwitsimbarara kuririmba mu nsengero kandi abari mu rusengero baramenye ubutumwa bwiza ku cyatasohoka akajya muri babandi babukeneye aho ngaho ukuntu nabigenza kuririmbira indaya kuririmbira abantu bari mu aho ukuntu nabigenza aho ukuntu ngiye numva nabigenza sinzi hari navuga kuri korali Rayon hari akantu nabonye yakoze korali Rayon ni korali ibarizwa i Remera aho nsengera yes nabonye akantu yakoze akantu bagiye sinzi ahantu bagiye ukabona bari no kuririmbira abantu bari kunywa inzoga ariko abo bantu wabonaga ko korali Rayon yagiye ahantu nyine igahashinga podium ni nko kuvuga wagiye hano Kimironko mu isoko
urangije niho mushinze podium niho muri kuririmbira abantu ako kantu mbishoboye nagakora njye mbishoboye nagakora akantu urumva ari keza njye nagakora ariko utambwiye ngo njye aha mu gihe turimo turasoza ikiganiro cyacu kugira ngo tureke n'abantu nyine batubwire uko bacyumvise cyangwa bagikurikiye ariko mbere y'uko tugera ku musozo w'iki kiganiro naguha umwanya w'umunota umwe wo gutanga ubutumwa ku rubyiruko rw'u Rwanda. Uyu munsi umuntu uracyari umujene cyane, uyu munsi umuntu agwaye amahirwe yo guhagarara imbere y'urubyiruko rw'u Rwanda ngo ubagire inama mu munota umwe, wabagiriye inama? Ikintu nagira inama urubyiruko rw'u Rwanda, nkamukanya ndi kuri radio, ira radio narindiho na icyo kibazo bakimbajije mutumirwa wahamagaye arakibaza umwuka wari niwo wari murebise yes nanjye ndakikwaje kandi gifite umunota umwe, gifite umunota uwo munota bawuguhaye ni byinshi navuga nabyumva, ariko nkatwe nk'urubyiruko rw'u Rwanda ikintu nagira urubyiruko, hari ukuntu twebwe twumva nimba tutinya kwerekana icyo dufite, urabyumva, kwenda na support ufite, urabyumva, na support nkanjye numvaga bizangora, ahubwo kuri no nshuro abazika rimwe nahamagaye ndabwira ati ndikumva ntagira icyo nanga nanjye, Imana iri kunyaka mu mutabare mutabare so icyo ragira inama urubyiruko rusange ari abasenga n'abadasenga. Yes, iki nicyo gihe cyacu, urubyiruko nicyo gihe cyacu kuko nitwe Rwanda rw'ejo. Iki nicyo gihe cyacu kugira ngo natwe twerekane ko dushoboye, nkuko naririmbye muri iriya ndirimbo nashize hanze bita turwanye corona. Nicyo gihe cyacu kugira ngo natwe twerekane ko dushoboye. Mu kwerekana ko dushoboye ni iki? Ni ukwikuramo navuga iki? Kwikuramo ubute. Yego, twamara kwikuramo ubute ukumva ko ushoboye. Hari abantu bafite impano za comedy, hari abantu bafite impano mu buryo butandukanye bwari bwo bwose, iyo ni impano, urabyumva. Gerageza mu buryo bwawe ushoboye, ugerageze kumurikira u Rwanda byiza ufite. Ikindi kintu navuga, abantu bazagukineke, abantu benshi rwose bazagukineke, ahubwo ikintu nanone uzabona, ikintu uzakora niba gukineke uzamenye ko icyo kintu utari mu nzira nziza. Ikintu uzabona ko abantu bazagucima intege, icyo kintu uzakomeza ugikore, gusa cyiza uzakomeza ugikore. Ntiwite uko umeze, ntiwite past yawe, ntiwite kuba kureba, gupfa kuba wowe uri gukora ibyiza kandi ushaka kumurikira society, kora kabisa. Ikindi kintu navuga wenda kubera kuri iyo ndirimbo nanditse bita turwanye corona, urubyiruko ni twebwe dukwiriye gukora. yego, Nitwe dukwiriye kuba twakora. yego, Gukora ni iki? Kuwumurikiye wese. Urubyiruko mureke aba ari twe tuba ba mbere gufatanya na youth volunteers mu kurwanya corona. yes. Iyi corona ntabwo iri gufata, nifata uburyo iri gufata biratangaje, barabyumva. Iri gufata naho se ndeba ukuntu iri gufata abasaza, yigeze ku musaza ntako kanya cyakuri aba bantu barwaye iki kandi barwaye kuno basaza baba barwaye bakazana uturwara dutandukanye, n'abantu barwaye amadiabete iki bintu nk'ibyo bitandukanye. Ndabasabye aho muri hose, atari n'urubyiruko gusa, twese hamwe iki kigeragezo turebe ukuntu twese twakirwanya, tukigagurukire, tukirinde, tucyamagane kabisa. Yes. Kuko iki kigeragezo kimeze nabi rwose. Mureke twese dufatanye, yes, dukurikiza amabwiriza, twambara dupfukamunwa neza, duhana intera ya metero n'undi, ukaraba intoki kenshi gashoboka kabisa, kandi ukirinda n'ingendo zitari ngombwa. Mugi turagushimiye, murakoze cyane. Turagushimiye cyane ko wemeye ubutumire bwacu kuyoboka Mana TV. Murakoze. Uzagaruka hano n'ubundi uvuye muri studio. Oya rwose, tuzaniye indirimbo yo rwose nzayibageza nako kanya, nzahita nyiguha nako kanya. Icyo gusa nabwira abantu uzana none kubasaba
mu by'ukuri ubu buhanzi ntabwo bworoshye sibyo uwumva yamfasha kuri njye kuri iyi mpano nshasha kugira ngo nshire n'ibyo kuko gukora video gukora indirimbo bisaba amafaranga. Ngo nibyo nari ngiye kugusaba kugira ngo dusoze iminota yatujyanye utanga adresse zawe cyangwa contact umuntu washaka kukugisha inama cyangwa kugusaba inama muri uyu murimo cyangwa wagira n'ikindi yagufasha hano ushaka kukubona kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu. Jewe nkoresha Instagram, nkoresha Twitter, nkoresha na Facebook. Amazina yanjye yose ni Mugisha Clement. Bazahita babona ifoto bazatabyibwira. Contact phone number ni 078 50 31 763 kuri WhatsApp rwose iriho cyangwa wakifuza. Uwiteka ashyigikira intambwe zawe. Okay, burakoze cyane. Amen.